Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Igice cya mbere. Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto n'i Galatiya n'i Kapadokiya no muri Asiya n'i Bituniya. Mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera mubeshejwe no kwezwa n'Umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo Se, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubeshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Tuzabona umurage utabasha kubura cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariwo namwe mwabikiwe mu ijuru. Mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima, nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'Umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yabo, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'Umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigira amatsiko bashaka kubirunguruka. Ibyo kwera mu ngeso. Nuko mukenyera mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose Imana y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo mwambaza mumwita so, arucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze ntarobanure ku butoni, mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Kuko muzi yuko ibyo mwacumujwe ngo muve mu ngeso zanyu bitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacumujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri. Mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biri mu burabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Igice cya kabiri. Ibuye rizima n'ishyanga ryera. Nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami wacu agira neza. Nimumwegere, ni we buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko. Naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, ni ibuye risitaza, ni urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronze, kugira ngo mwamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Ugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'Umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari we usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nayo guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. Kuko iby'Imana ishaka ari uko mujibishana n'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu, mumeze nk'aho umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mwubahe Imana, mwubahe Umwami. Inshingano y'abagaragu bakiranuka. Bagaragu b'imbata, mugandukire ba shobuja mububashye rwose, atari abeza n'abagira ineza gusa, ahubwo n'ibigoryi. Kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutima utunganiye Imana.
Ariko se niba mwihangana gukubitwa ibipfunsi babahora icyaha muzashimwa iki? Cyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa mukabyihanganira, ibyo ni byo Imana ishima, kandi ibyo ni byo mwahamagariwe. Kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Nta cyaha yakoze, nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yihidaca urwa kibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo. Igice cya gatatu. Inshingano y'abagabo n'abagore. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bahishwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima. Umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwabo bahamura. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko byanditswe ngo, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa itavuga iby'uburiganya, kandi azibukire ibakora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugire ishyaka ry'ibyiza? Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimugahagarike imitima. Ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Ibyiza nuko mwababazwa babahora gukora ibyiza niba ari byo Imana ishaka, kuruta ko mwababazwa babahora gukora ibibi. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Niwe yabwiririshije imyuka yo mu nzu y'imbohe yandi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikibazwa. Muri yo bake bararokotse ndetse n'umunani, bakijijwe n'amazi. Na n'ubu amazi ntiyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware n'imbaraga. Igice cya kane. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Nyamara bazabazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Kuko icyatumye abapfuye nababwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotomba, kandi nk'uko umuntu yahawe Imana aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyaha bigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose, kubwa Yesu Kristo nyiricyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano. Ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje, ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza bari kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe wabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba, cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba akazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka, nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Igice cya gatanu.
Inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu, n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahato, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahiza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Namwe basore mugandukire abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato, icyubahiro n'ubutware bibi bya iteka ryose. Amen. Bandikiye urwandiko rw'amagambo make, rwanditswe n'ukuboko kwa Silwano mwene data wo kwizerwa. Uko ntekereza mbahugura, mpamya yuko ubuntu bw'Imana avuze ari ubw'ukuri, nimubuhagararemo mushikamye. Itorero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatashya, na Mariko umwana wanjye nawe arabatashya. Mutashyanishe guhoberana k'urukundo. Amahoro abe muri mwe mwese abari muri Kristo.